Nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku cyiciro cya 58. Abasore bahamagariwe kuba abakozi. Hariho abasore benshi b'abakristo bashobora gukora umurimo mwiza baramutse bigiye amasomo mu ishuri rya Kristo, bakigishwa n'umwigisha mukuru. Nubwo abagabura, abavugabutumwa n'abigisha bakwirengagiza gushaka inzimizi, nimutyo abana n'abasore be kwirengagiza gukora ibyo ijambo rivuga. Nimutyo abasore n'inkumi n'abana bajye mu murimo mu izina rya Yesu. Nimutyo bahurize ku igenamigambi na gahunda y'igikorwa. Mbese nimushobora gukora itsinda ry'abakozi maze mukagira igihe mugennye cyo gusengera hamwe, mugasaba Uwiteka kubaha ku buntu bwe, bityo mugatangira gukora wa murimo muhuriyeho. Mukwiriye kugisha inama abantu bakunda Imana bakayubaha kandi bafite ubunararibonye mu murimo, kugira ngo kubwo gukoreshwa na Mwuka w'Imana mubashe gukora gukunda, ndetse mushyireho n'uburyo mushobora kubyitwaramo ngo mugere ku musaruro mwiza. Uwiteka azafasha abantu bakoreshe ubushobozi Imana yabahaye kubw'ikuzo ry'izina rye. Mbese abasore n'inkumi zacu bizera ukuri bazemera guhinduka abavugabutumwa? Gukorera mu kwizera. Igihe mukorera abandi, imbaraga yo mu ijuru ya Mwuka Wera izakorera mu bugingo bwabo, kuko baguzwe amaraso y'umwana w'intama w'ikinege. Dushobora kugera ku ntego mu kugarurira Kristo abantu yapfiriye, igihe gusa tuzishingikiriza ku buntu n'imbaraga y'Imana ikora umurimo wo kwemeza no guhindura umutima. Igihe mubagezaho ukuri kw'Imana, kutizera no gushidikanya bizarwanira kwigarurira intekerezo zanyu, ariko nimureke ijambo ry'Imana ryirukane gushidikanya mu mitima yanyu. Izera Imana kubw'ijambo yavuze kandi ukorere mu kwizera. Satani azazana ibyongorero bye ngo agutere kutiringira ijambo rya So mu ijuru, ariko zirikana ko igikorwa cyose kidakoranywe kwizera kiba ari icyaha. Abaroma 14:23. Reka ukwizera kwawe kwatanye maze kwahuranye mu mwijima w'icuraburindi wa Satani, bityo kugere ku ntebe y'ubwami kandi ntugatume hari ugushidikanya na guke guhabwa icyicaro. Iyi niyo nzira yonyine uzagurizamo ubunararibonye kandi ubone igihamya gikomeye cy'amahoro n'ibyiringiro byawe. Igihe ubunararibonye bwawe bukura, uzaba warakujije imbaraga z'ubugingo, ndetse wararushijeho gukunda umurimo w'Imana bitewe n'uko uhuje umugambi na Yesu Kristo. Impuhwe ugira zikomoka ku Mwuka Wera. Mufatanya na Kristo kwikorera umutwaro, kandi muri abakozi bakorana n'Imana. Abakorerabushake barahamagarwa. Uwiteka arahamagara abakorerabushake bazahagarara mu ruhande rwe bashikamye kandi basezerana kwifatanya na Yesu w'i Nazareti mu gukora umurimo ukeneye gukorwa muri iki gihe turimo. Amen. Nshuti bakundwa, dukomeje gusoma igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku gice cya 59, inshingano yo gukiza imitima. Abasore bafite inshingano zikomeye cyane. Imana yiteze byinshi ku basore bariho muri iki gihe kirangwamo umucyo n'ubwenge bwinshi. Yifuza kubakoresha mu kwirukana ikinyoma n'imyizerere ipfuye ibundikiye intekerezo za benshi. Bagomba kwiyigisha ubwabo bakoresheje gufatanya akanyuguti kose n'umutwe wose w'inyandiko y'ubwenge n'ubunararibonye. Imana izababaza uko bakoresheje amahirwe bahawe. Umurimo uri imbere yabo utegereje ko bakoresha umuhate ukomeye kugira ngo uwo murimo utezwe imbere uva ku rwego rumwe ujya ku rundi. Iyo aba basore barunduriraga intekerezo zabo n'umutima wabo mu murimo w'Uwiteka, bagera ku rwego rwo hejuru, bagera ku ntego bihaye kandi baba ingirakamaro. Uru ni rwo rugero Uwiteka yiteze ko urubyiruko rwageraho. Gukora ibiciye munsi y'ibi ni ukwanga gukoresha neza amahirwe Imana yatanze. Ibi bizafatwa nko kubangamira Imana, ni ukunanirwa gukorera inyokomuntu icyiza. Nshuti basore, mbese murakora iki ngo mumenyeshe abandi uburyo kugira ijambo ry'Imana umuyobozi wanyu no kubahiriza amategeko y'Imana ari ingirakamaro? Mbese kubw'amahame mugenderaho n'urugero mutanga, mwaba muhamya ko abantu bashobora gukizwa gusa kubwo kumvira ijambo ry'Imana? Nimukora ibyo mushoboye gukora, muzabera abandi umugisha. Igihe mukora uko mushoboye kose, imbere yanyu hazakingura inzira ndetse n'amahirwe kugira ngo mukore ibirenzeho. Nshuti bakundwa, dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku gice cya 60, guhamya Kristo.
Abari mu ruhande rw'Uwiteka bose bagomba guhamya Kristo. Muri abagabo bo guhamya ibyanjye. Yesaya 43:10. Ukwizera k'umukristo nyakuri kuzagaragarira mu butungane no kwera kw'imico. Ukwizera gukoreshwa n'urukundo kandi kukeza ubugingo, kandi kubw'uko kwizera hazabaho kumvira no gukora ibyo Kristo yavuze dukiranutse. Iteka ubukristo bwigaragariza mu bikorwa, bukihanganira ibintu byose biba mu buzima. Muri abagabo bo guhamya ibyanjye. Kumpamiriza nde? Kumpamiriza abatuye isi, kuko aho mujya hose mugomba kuhageza impinduka yera. Kristo agomba kuba mu bugingo bwanyu, kandi mugomba kuvuga ibye ndetse mukagaragaza ibyiza bireshya byo mu mico ye. Ibiganiro byacu. Idini igezweho yo kuri iki gihe yagoretse imico y'abantu, ku buryo abasore bavuga ko bizera Kristo bavuga izina rye gake cyane baribwira bagenzi babo. Baganira ku ngingo nyinshi, ariko umugambi uhebuje wo gucungurwa ntugirwa insanganyamatsiko y'ibiganiro byabo. Tuzirikane ko nk'abakristo bashyira mu bikorwa ukwizera kwabo, dukwiriye guhindura uko ibintu biteye ubu, kandi tukamamaza ishimwe rye yaduhamagaye ikadukura mu mwijima ikatugeza mu mucyo wayo w'itangaza. Urwandiko rwa mbere rwa Petero, igice cya 2:9. Niba Kristo atuye mu mutima kubwo kwizera, ntabwo ushobora guceceka. Niba warahuye na Yesu, uzaba umuvugabutumwa nyakuri. Ukwiriye kurangwa n'ubwuzu muri ibi, kandi ukamenyesha abataramenya Yesu ko wabonye ko ari uw'agaciro ku buzima bwawe, ko yashyize mu kanwa kawe indirimbo nshya n'ibisingizo byo gutura Imana. Nshuti basore, mbese muzatangira imibereho yanyu ya gikristo nk'abantu bafite imitima isusurutswa n'urukundo rwa Yesu Kristo? Ntabwo muzigira mumenya ibyiza by'agahozo mushobora gukora binyuze mu kuvugana ubwitonzi amagambo akomeye yerekeye agakiza k'ubugingo bw'abantu batemera ko ari abana b'Imana. Ku rundi ruhande, kugeza igihe cy'urubanza mushobora kutamenya amahirwe mufite yo kuba abagabo bo guhamya Kristo mutakoresheje uko angana. Muri iyi si mushobora kutamenya uko mwangije ubugingo bw'umuntu kubw'ibikorwa bito byanyu by'ubupfapfa, ibiganiro byanyu bidafite agaciro, n'urwenya bitari bihuje rwose no kwizera kwera. Kugarurira Kristo inshuti zanyu. Ni iby'ukuri ko mushobora kumva mufitiye agahinda ubugingo bw'abo mukunda. Mushobora gushaka kubamenyesha ubutunzi bw'ukuri, kandi mukumaramaza kwanyu mukarizwa n'agakiza kabo. Ariko iyo amagambo yanyu asa naho atabakora ku mutima byimbitse, kandi ntihaboneke igisubizo kigaragara cy'amasengesho yanyu, musa rwose n'ababa babwira Imana ko imihati yanyu nta musaruro itanga. Mwumva ko abo mukunda bafite kwinangira imitima kwihariye, kandi ko batitabira irarika riva ku muhati wanyu. Ariko se mwigeze mutekereza neza ko ikosa ryaba riri kuri mwe? Mbese mwigeze mutekereza ko muri gukoresha ukuboko kumwe mukurura mujyana hasi ibyo mukoresha imbaraga zanyu zose mwubaka ngo bizamuke mukoresha ukundi kuboko? Inshuro nyinshi mwagiye mwemerera umwuka w'Imana kubagenga, kandi ikindi gihe mwahakanye kwizera kwanyu kubw'imigirire yanyu, ndetse mwagiye musenya ibyo mwakoreye abo mukunda kubera ko umuhati mwagiye mukoresha mubafasha ntacyo wagezeho bitewe n'imigirire yanyu. Umutima mugaragaza, imvugo itaranguruye mugira, inyifato yanyu, intekerezo zanyu zihorana kwitotomba, uburyo butarangwamo impumuro ya gikristo. Ntimurangweho iby'umwuka, uko isura yanyu igaragara, intekerezo zibarimo, ibyo byose byavuguruje ubuhamya bwanyu. Ntuzigere usuzugura agaciro utuntu duto dufite. Utuntu duto nitwo duha umuntu ikinyabupfura n'imyitwarire nyakuri y'ubuzima bwe. Utwo tuntu duto nitwo tugenda twigisha umuntu kugira ngo abashe gukura ageze ubwo asa na Kristo. Bitaba ibyo agasa n'umubi. Imana idufasha gukuza akamenyero k'ibitekerezo, amagambo, indoro n'ibikorwa bizahamiriza abatuzengurutse bose ko twabanye na Yesu kandi twamwigiyeho. Umwete. Ubuzima bukoreshejwe mu gukorera Imana umuntu ashishikaye ni umugisha. Abantu batabarika bapfushije igihe cyabo ubusa bari mu bintu by'imburamumaro n'ibiganiro bitagira icyo byungura. Bene abo bose bagira imibereho itandukanye n'iyo bafite ubu baramutse bemeye umucyo Imana yabahaye kandi bakareka ukamurikira abandi.
benshi batuma ubuzima buba bubi cyane bitewe no kwikanyiza kwabo no gukunda ubuzima bworoshye. Kubwo gukora ubudakebakeba, ubuzima bwabo bushobora guhinduka nk'imirasire y'izuba irabagirana, iyobora abari mu nzira y'umwijima igana ku rupfu bakayivamo, maze bakerekeza mu nzira ijya mu ijuru. Nibaramuka bafashe iki cyemezo, imitima yabo izuzura amahoro n'ibyishimo muri Yesu Kristo. Amen.